amahoro y'Imana ukunda inkuru official ukanakunda ibiganiro byacu bya buri munsi, ibiganiro by'amakuru bitandukanye aribyo bitwa Havugwa iki, ndetse n'ibiganiro by'ubucukumbuzi menya byinshi. Uyu munsi rero tukaba tugiye kuganira ku biganiro by'amakuru havugwa hirya no hino mu gihugu. Ibiganiro by'amakuru havugwa iki ni mu gihe inama y'abaminisitiri imaze iminsi mike isohoye nyuma y'uko batangaje y'uko itangira ry'amashuri ryegereje. Nawe ubwawe ushobora kwibaza uti ese bizagenda bite nagira umwana wandurira coronavirus ku ishuri? Minisiteri y'Uburezi ivuga ko ahari uburyo bwatangiye gutekerezwaho bwazakoreshwa mu gihe byaba bigaragaye ko hari umunyeshuri wanduriye icyorezo cya coronavirus ku ishuri, kugira ngo atanduza abandi kandi nawe agahabwa ubufasha bw'ibanze. Iyi minisiteri itangaje ibi nyuma y'uko inama y'abaminisitiri yabaye kuwa 25 2020. Iyi nama yemeje ko amashuri afungurwa mu minsi ya vuba, ku ikubitiro hagatangira amashuri ya za kaminuza ndetse n'aya za segonderi. Mu kiganiro umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'Uburezi ushinzwe amashuri abanza ndetse n'ayisumbuye Twagirayezu Gaspard yagiranye na RBA, yavuze ko hari uburyo bwatekerejweho bwo kurinda abana b'abanyeshuri igihe haba ugaragaza ibimenyetso bya coronavirus cyangwa ko yayanduye. Bumwe muri ubu buryo Twagirayezu avuga ko hari ibyumba bisanzwe bishyirwamo abanyeshuri barwariye ku mashuri, aho avuga ko ngo amashuri asanganywe ibi byumba bizitabazwa igihe hari uketsweho ibimenyetso bya coronavirus. Akomeza kandi agira ati hari aho bisanzwe cyane cyane ku mashuri yisumbuye, hamwe namwe aho ngaho byari bisanzwe ndetse n'aho bitari bisanzwe ni ikintu kigomba gutegurwa, kandi mu by'ukuri ntabwo bigomba kuba ari ibitaro. Icyo dusaba ni uko hagomba kuba hari icyumba cyariye kandi cyabugenewe umuntu ushobora kuba arwaye yakagombye kuba ategererejemo kugira ngo haboneke umufasha. Twagirayezu kandi akomeza avuga ko hashyirwaho amatsinda agizwe n'abarimu ndetse n'abayobozi b'inzego z'ibanze, akazajya akorera hafi y'amashuri kugira ngo abashe gufasha abanyeshuri gukemura ikibazo cyavuka. Tuzashyiraho ikipe zizaba zihora hafi y'amashuri zirimo abarezi, abayobozi bo mu nzego z'ibanze, ku buryo zizajya zihora hafi y'amashuri ndetse bahora bavugana n'ibitaro kugira ngo amashuri nayo bajye bahora bavugana, kandi kugira ngo hagize ikibazo kiramuka kivutse cyabasha gukemurwa. Akomeza aravuga ko abantu bakwiye kumva ko kujya ku ishuri bidakuraho kwirinda. Ku barimu n'abanyeshuri biga bataha, Minisiteri y'Uburezi ivuga ko bo nk'uko byari bisanzwe igihe bumva batameze neza bajya baguma mu rugo kugira ngo hagabanye ibyago byo kuba hari uwanduza abandi coronavirus igihe muri bo hari umwe ufite ibimenyetso. Ushobora kwibaza nk'uko nanjye nibaza utese kwirinda COVID-19 mu mashuri byaba byarakajije. Minisitiri w'Uburezi Dr. Uwamariya Valentine mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru kuwa 26 Nzeri
yavuze ko ingamba zakajwe mu mashuri kugira ngo hatazagira umwana wandura cyangwa akanahanduza COVID-19. Bumwe mu buryo bwatekerejweho harimo ko nta mwana uzigera yicarana n'undi. Ibi ni ibintu Dr. Uwamariya Valentine yemeza ko bishoboka, ahanini kandi byifashishijwemo n'ibyumba by'amashuri bishya birimo kubakwa, ndetse kandi nuko abanyeshuri bazajya bagira ibihe bigiraho. Ibi yabivuze agira ati bitewe n'aho ikigo giherereye ndetse n'umubare w'abanyeshuri, kuko duteganya ko nta mwana uzigera yicarana n'undi uko byagenda kose. Buri wese agomba kuzajya yicara ku ntebe ye byanze bikunze. Hagomba kubaho impinduka ku buryo mu myigishirize ndetse no mu buryo bw'ingengabihe kugira ngo twubahirize aya mabwiriza ya Minisiteri y'Ubuzima, kuko ngo nubwo twavuze ko amashuri agomba gufungura, icyorezo kigihari. Minisitiri Uwamariya kandi yavuze ko nta shuri rizemererwa gufungura ridafite uburyo bwo gukaraba intoki ku bana, kandi ngo byanze bikunze nta mwana uzemererwa kwinjira mu ishuri atambaye agapfukamunwa kandi neza. Yasabye abanyeshuri, ababyeyi n'abanyarwanda muri rusange kwitegura gukomeza kurushaho kubahiriza ingamba zose zashyizweho zo kwirinda coronavirus. Mbaye mbashimiye uburyo twabanye muri kiganiro twakibanyemo ducimyererwa ibere. Kandi subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bihora kugeraho, like kugira ngo twereke ko iki kiganiro bagikunze, ndetse na comment hagize umuganiro ushaka kutugezaho. Ntiyibagirwe share kugira ngo na mugenzi w'iki kiganiro kimugereho. Nawe utaha turabakunda cyane.